tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Ubushize twaganiriye ku rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere. Tukaba twaraganiriye ku nama Petero yatanze zafasha umukristo gukura mu buryo bw'umwuka. Nkuko namaze kubivuga mu ntangiriro, uru rwandiko rutangaje ruvuga ibyerekeranye n'indirimbo ya nyuma y'intumwa Petero. Muri uru rwandiko rwa kabiri, Petero ababwiriza abizera amagambo ya nyuma mbere y'uko apfa abambwe ku musaraba. Petero yaburiye abizera kubirebana n'ubuhakanyi bwari bugiye kuza, cyane cyane ku buhakanyi bwari mu bigisha, kandi asaba abizera gushikama mu kwizera kwabo bisunze ibyanditswe nk'inga bimwe rukumbi izabafasha guhangana n'imihengeri y'ubuyobe yari igiye kuza. Mu mirongo 14 ya mbere y'uru rwandiko tubona ko kumenya Imana n'Umwami wacu Yesu ari urufatiro umukristo wese agomba kubakaho. Reka rero dusome mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu n'umukiza. Duhereye kuri iri jambo rito rivuga igiciro muri uyu murongo wa mbere, duhita turimenya nk'uko Petero yarikoresheje inshuro nyinshi mu rwandiko rwe rwa mbere. Kandi Petero niwe mwanditsi wenyine w'ibyanditswe wakoresheje iri jambo igiciro mu buryo bwihariye. Ijambo igiciro Petero yarikoresheje agira ngo ahamye neza ko iyi nyandiko ari iye. Mu yandi magambo, ijambo igiciro ni nko gushyiraho umukono kwa Petero kuri uru rwandiko agira ngo ahamye neza ko iyo nyandiko ari iye. Twasomye ngo Simoni Petero. Uku niko Petero atangira urwandiko rwe rwa kabiri avuga. Urwandiko rwe rwa mbere arutangira avuga gusa ngo Petero. Simoni ni izina yari yarahawe ubwo yavukaga, ariko Petero bisobanura ibuye. Iri ni ryo zina Umwami wacu yari yaramuhaye. Muri uru rwandiko rwa kabiri tubona iyi ntumwa ikoresha amazina yayo abiri. Simoni ni umugabo wari umunyantege nke, naho Petero akaba umugabo w'umunyembaraga, akaba n'ibuye. Mu by'ukuri Petero yagize iyi miterere yombi. Ariko ubwo yandikaga uru rwandiko tugomba kuzirikana ikintu kimwe, nuko Petero yari yarahindutse ibuye kugeza aho amaramaza akemera no kubambwa azira Kristo. Transworld Radio, Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye. Ijambo imbata risobanura kuba umuretwa. Petero ntabwo yigeze afata umwanya we hejuru mu itorero, ahubwo yavuze ko ari imbata, akongera kandi akaba intumwa. Kandi ni Kristo wamugize intumwa ye. Ariko hano Petero yivuga nk'umwe mu ntumwa yatoranyijwe na Kristo, ngo mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi. Ikintu Petero yari avuga hano kiratangaje cyane. Ntekereza ko igihe yakoresheje ijambo kwizera yari avuga ku kuri, ariko butumwa bwiza. Petero yaravuze ngo mwamaze kwakira ukuri, nahanyu rero kumenya uko mwakoresha uko kuri. Abizera inyigisho zitwa hypercalvinistic bo bavuga ko ugomba kubanza gutoranywa mbere y'uko ukizwa, kandi ko Imana ari iguha uko kwizera. Nzagerageza gutanga umucyo kuri iki kibazo, ariko kandi sinabura gushimangira ko impamvu abantu bamwe bataza kuri Kristo ziboneka cyane cyane mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wumve uko mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino ibice 3 ku murongo wa 15 na 16 havuga. Haragira hati,
ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Uyu murongo utwereka neza ko iyo umutima uhindukiriye umwami, inyegamo nayo ihita ikurwaho, cyangwa se urukuta rwatandukanyaga umuntu n'Imana rukurwaho. Nshuti yanjye, niba utari umwizera uyu munsi, ntiwitwaze ko ari izindi mpamvu ufite watanga, ahubwo impamvu ni uko uri umunyabyaha. Igihe umutima wawe uzahindukirira umwami, Kristo azakuraho inyegamo igutandukanya n'Imana. Igihe cyose uzumva witeguye, n'Imana nayo izaba yiteguye kandi izagukiza. Imana ntishaka ko hari umuntu warimbuka. Uyu munsi Imana iravuga ngo kugira ngo umwizera wese. Ijambo rikongera rikavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Icyo Imana igusaba gukora ni ukwizera gusa, nshuti yanjye. Ntabwo Imana igusaba kubanza kwitunganya mbere yo kuyisanga, ahubwo nushaka gukorana nayo by'ukuri, yo ubwayo izagutunganya. Ngo mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi. Gute? Ngo tuguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza. Uko niko gukiranuka twese duhabwa iyo twizeye Kristo nk'umukiza. Inshuti yanjye, ngira ngo urabibona neza ko Kristo adakuraho ibyaha gusa, ahubwo atwongera no gukiranuka kwe. Ntabwo abizera tumeze nk'abicanyi bahamwe n'icyaha nyuma bakababarirwa, ahubwo twemerewe guhagarara imbere y'Imana kuko turi muri Kristo. Twemewe mu mwana w'Imana ukundwa. Uyu munsi ndakubwira uburyo abizera dufatanyije kamere n'Imana kubwo kwizera urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nyemerera tubanze dufate akaruhuko, maze ngaruke mu kanya twiganirire. Imana iguhe umugisha kugira aho utangara. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imani yacu icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Turakutangirira aho twagarukiye ubushize, aho ni mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 2 ku murongo wa 2. Haravuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Ubuntu n'amahoro bihora bigendana n'iri tegeko ryo kubanza kumenya ubwo buntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana butumenyesha ko Imana yadukijije, atari uko tubikwiriye, atari uko twitwara neza cyangwa ikindi kintu cyose, ahubwo Imana idukiza kubwo kwizera Kristo, kuko yadukunze bihebuje, bigatuma Kristo apfa ku bwacu ku musaraba, kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha byacu, kandi byashobokeye Kristo kuza mu isi abasha kudukiza. Nuko rero nshuti yanjye, menya neza ko Imana idukiza kubw'ubuntu, kandi igukiza gusa kuko wizeye Kristo, ntabwo ari uko ubikwiye. Iyo rero dusobanukiye ubuntu bw'Imana, tumenya n'amahoro y'Imana. Ibi ni nabyo Pawulo yabwiye abizera mu itorero ry'i Roma, aho yavuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 5 ku murongo wa 1. Nanone reka nongere mvuge ko tutagomba gufata Simoni Petero nk'umurobyi w'injiji. Nk'uko twabibonye mu rwandiko rwe rwa mbere, Petero avuga ku ngingo zikomeye z'imyizerere ya Gikristo mu rwandiko rugufi, mu buryo utasanga hano mu isezerano rishya. Muri uru rwandiko, Petero avuga ku ngingo zikomeye zisa n'izigorana gusobanuka, ariko we akazisobanura mu buryo bwiza kandi bwumvikana nk'intumwa ya Kristo.
Petero kandi niwe mwanditsi w'isezerano rishya wakoresheje kimwe mu bimenyetso by'imibare yitwa arithmetic, aho yavuze ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Hano Petero yari avuga ibijyanye no kugwira cyangwa gukuba tubishyize mu mvugo y'imibare. Pawulo ntiyigeze ajya mu mibare kuko yavuze ko Imana ari umutunzi w'imbabazi kandi ko amahoro y'Imana aruta uko yamenywa. Nyamara Simoni Petero we yavuze kubirebana n'amara tuzi mu mibare, aho yagize ati, niringira ko ubuntu n'amahoro bigwiriye muri mwe. Mbega ukuntu aya magambo ashimishije. Petero ntiyagarukiye aho gusa, kandi hano umuntu yakwibaza ngo none se ni gute ubuntu n'amahoro bishobora kugwira muri wowe? Mbese byabaho mu buryo bw'iyerekwa? Oya rwose. Tubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Noneho rero tugarutse kuri iri jambo rivuga kumenya. Iri jambo tuzongera guhura naryo muri uru rwandiko inshuro nyinshi, kandi tuzanabona uburyo ari ingenzi. Na Pawulo yashimangiye iby'iri jambo ubwo yandikiraga abizera b'i Filipi ababwira ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye. Aya magambo yanditse mu wa Filipi ibice 3 ku murongo wa 10. Mbega ukuntu ari byiza kumenya umwami. Ubu Kristo bufite ishusho nk'iy'umuntu. Ntabwo dusaba kwizera gusa, ahubwo tugomba no kumenya Kristo twizera. Ni umukiza uhoraho, kandi uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana. Umuhanuzi Daniyeli niwe wanditse ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Aya magambo yanditse muri Daniyeli igice cya 11 ku murongo wa 32. Inshuti yanjye, nta kintu na kimwe ushobora gukorera Imana by'ukuri mu gihe cyose waba utaramenya Yesu Kristo. Ni gute ushobora kwakira uku kumenya bariho batubwira hano? Ni ukuri ndakubwiza ukuri ko Petero atemeye kugusiga mu rujijo. Muri uru rwandiko tubona ko Petero agenda dusobanurira neza ko kumenya Yesu Kristo ariko kumenya ijambo ry'Imana by'ukuri. Kugira ngo nsobanure neza iyi ngingo ya Petero yerekeranye no kumenya Imana, reka ntange urugero rw'umuntu uzwi cyane ariko utakiriho. Tekereza umuntu ambajije ngo, mbese wabuze umwami wa kera witwaga Rudahigwa? Shobora kumubwira nti, oya sinigeze mumenya. Umuntu akongera akambaza ngo, ariko wumvise ibye? Nkamusubiza nti yego. Uwo muntu akambaza ngo, kandi waramubonye? Nkamubwira nti yego, namubonye ariho atambuka mu muhanda umunsi umwe, ariko sinari nemerewe kumwegera kubw'impamvu z'umutekano we. Kubw'iyo mpamvu sinavuga ko muzi, kuko ntazi uko yiyumvaga ahuye n'ikibazo runaka. Ahubwo ntekereza ko inshuti ze za hafi arizo zaba zimuzi kurusha undi muntu wese. Naho jyewe ntabwo navuga ko muzi, kabone nubwo twaba twarahuye umunsi umwe ariho atambuka. Igihe Petero yandikaga rero avuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, yakoresheje ijambo ry'ikigiriki ryitwa epignosis, risobanura kumenya bidasanzwe. Ni ukumenya bivuye ku Mwuka Wera, kuko ari ufata ku bya Kristo akabiduhishurira. Nshuti yanjye, nizera ko ushobora kumenya Yesu Kristo neza kurusha uko uzi wa mwambaro ukunda kwambara cyane. Kandi nzi yuko ushobora kubwira Kristo amagambo utapfa kubwira ya nshuti yawe ukunda cyane. Ikiruta byose kandi nuko kumenya Kristo bihesha ubugingo budashira. Kugira ngo tumenye, tugomba kubanza kuvuka ubwa kabiri, nk'uko Petero yavuze ngo mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero gice cya 2 ku murongo wa 23. Nyakwigendera Dr. Herbert Bieber niwe wigeze kuvuga ko nyuma yo gukizwa yagiye mu iseminari kwiga kugira ngo amenye Kristo neza. Ibi ni byiza cyane, kandi bihishura ko ushobora kwizera Kristo mbere yuko umenya ijambo rye. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 3 aravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bituma jye nawe tubaho ubuzima bwuzuye. Ntabwo nzi ibyawe, ariko jyewe ndakubwiza ukuri ko nkeneye cyane kubaho ubuzima bwuzuye bariho batubwira hano. Ntabwo ndiho mvuga ibyo kujya gusiga umujyi runaka irangi ritukura, ahubwo ndashaka kuvuga ko kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Inshuti yanjye, ntukavuge ko nta Imana yakoze ku bugingo bwawe. Imana yakoze buri kimwe mu bugingo bwacu ibikoreye muri Kristo Yesu.
Twasomye kandi ngo tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Nanone kandi twongera kubona ijambo kumenya. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ari ukumenya Kristo gusa bituma ubaho ubugingo Imana ishaka. Icyagushoboza kuba umuntu Imana ishaka kuba we nta kindi ni ukumenya Yesu Kristo. Kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bisobanura kuba nka Kristo, ngo n'ingeso ze nziza. Ingeso ze nziza bisobanura ibiruta cyane ibyo twibwira. Nakunze kumara igihe kinini ndiho niga ku magambo amwe y'ingenzi Petero yakoresheje muri uru rwandiko rwe. Ijambo ingeso nziza Petero yakoresheje hano rishatse gusobanura imyitwarire myiza no kugira umurava mu migenzereze ye yose. Bisobanura kugira umwete wo guharanira kwitwara neza mu buzima bwawe. Nshuti yanjye, reka nkubwire ko kugira ingeso nziza bitazagusaba nanone kwemera ibije byose, ahubwo ugomba kugira uruhande ubarizwamo, kandi urwo ruhande rukaba ari urw'Imana ishaka ko uhagararamo n'ubundi. Urumva rero ko dukeneye kurangwa na bene izo ngeso nziza muri iki gihe tugezemo, kandi kugira ngo tugire izi ngeso nziza tubiheshwa no kumenya Kristo. Iyo niyo formule cyangwa se ihame Petero yariho aduha muri uru rwandiko rwe, aho yagize ati tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Transworld Radio, Sambirana, 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 Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. None se kuki Simoni Petero yise amasezerano ngo naye igiciro? Mu rwandiko rwa mbere yavuze kubirebana no kwizera kw'igiciro twahawe. Hano naho tubona avuga ibyerekeye n'amasezerano y'igiciro twahawe. Inshuti yanjye, hano mu isezerano rishya twahawe amasezerano meza kandi ahebuje. Petero yita amasezerano y'igiciro kandi akomeye cyane. Urugero muri Yohana ibice 6 ku murongo wa 37 haravuga ngo kandi uza hundi sinzamwirukana na hato. Naho muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 hakagira hati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uburuhukiro batubwira hano ni uburuhukiro bwo gucungurwa. Muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 29 naho haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uburuhukiro batubwira hano nubwo kwegurira Kristo umutima n'ubugingo byawe. Irindi sezerano niri rivuga ngo Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 6. Irindi sezerano rihebuje nirivuga ibyerekeranye n'ubugingo bw'iteka ryose, rigira riti ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 ku murongo wa 12. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 23 naho baratubwira ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Aya masezerano yose arahebuje kandi tuyahabwa kubwo kumenya Yesu Kristo no kumwizera, kugira ngo bibatere gufatanya. Twasomye kandi ngo kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Ibi bisobanura guhinduka umwana w'Imana. Mbega ukuntu aya magambo yuzuyemo ukuri gukomeye. Nukuri aya magambo arashimishije. Inshuti yanjye, iyo uvutse ubwa kabiri uhabwa kamere y'Imana. Ntihakagire ukubeshya ngo akubwire ko ubuzima bw'ubukristo ari ihame ry'ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora.
kuko mbizi neza ko hari abavuga ngo nudakora iki cyangwa ngo ukore kiriya ntuzawubaho ubuzima bwa gikristo. Nshuti yanjye, ufite kamere y'Imana, kandi ufite iyi kamere ntibimusaba kubaho kubw'amahame y'indangagaciro na kirazira. Twasomye kandi ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Aya magambo ni meza cyane. Nyuma gato tubona Petero avuga ibyerekeranye n'abizera bakize kononekara kw'iyi si. Ni irihe tandukaniro riri hagati yo kononekara kw'isi no kononekara kw'isi no kwifuza? Kononekara kw'isi no kwifuza bibera imbere muri twe. Kononekara kw'isi ubwako bikabera hanze mu isi aho turebesha amaso. Muri iki gihe dusigaye twumva ibyerekeranye na gahunda zo kurwanya guhumana kw'ikirere. Benshi bibwira ko ikirere gihumanutse hajya havuka abantu beza cyane. Nyamara nshuti yanjye, ndagira nkubwire ko guhumanuka kw'ikirere ntacyo byahindura kuri iyi si ishaje. Abagendera ku idini cyane mbagereranya n'abakangurambaga ba gahunda yo kurwanya ibihumanya ikirere ku cyumweru gusa, kuko bene aba usanga bagendera ku mihango gusa y'ibi na biriya. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nta buyobe buriho nk'ubwo bwo kugendera mu kigare cy'imihango y'idini. Abantu bamwe ubona ku cyumweru ntabwo ari bo ubona ku wa mbere. Kubera iki? Nuko waba muri gahunda yo kurwanya ibihumanya ikirere ku cyumweru gusa. Niba ushaka gucika iriyangizwa ry'isi no guhumana kwayo, biragusaba kugira kamere nshya, biragusaba kugira kamere y'Imana. Nibwo uzabasha gucika kwifuza no kononekara kw'isi ya none. Ariko nanone kugira iyo kamere y'Imana ubiheshejwe no kuvuka ubwa kabiri ntabwo bisobanura ko uba utagifite kamere ya kera, kuko mu buzima bw'uwizera hakomeza kubaho intambara hagati ya kamere nshya na kamere ya kera. Urugero rwiza rw'iyi ngingo ndiho nkubwira turusanga mu byanditswe, aho umwami wacu yaduciriye umugani w'umwana w'ikirara. Uwo mugani tukaba tuwusanga muri Luka ibice 15 uhereye ku murongo wa 11 ukagera kwa 32. Ndagira nkubwire ko uyu mwana yagiye mu gihugu cya kure, kuko yari agifite kamere ya kera. Yashoboraga kujya mu kabari cyangwa akajya mu kiraro cy'ingurube. Ariko rero ibi ntibikuraho ko yari agifite kamere imwe n'iya se. Kandi se ntabwo yigeze aba mu kiraro cy'ingurube. Se w'uyu mwana yabaga mu nzu nziza. Se yari abayeho neza, kandi ku meza ye hahuraga ibyo kurya byiza by'ubwoko bwose. Uyu muhungu w'ikirara iyo ataba umwana w'uyu mubyeyi ntiyari kuvuga ngo reka amaguruke njye kwa data, nk'uko byanditswe muri Luka ibice 15 ku murongo wa 18. Yavuze atya kuko yari umwana w'uyu mubyeyi. Ntabwo ingurube iri mu kiraro yatinyuka kuvuga gutya. Kandi n'ikimenyimenyi tuzi ko ubwo uyu mwana yasubiraga kwa se atigeze atahana n'ingurube n'imwe. Hariho inkuru imwe yigeze kunyura mu kinyamakuru yavugaga ku mugabo wororaga ingurube. Uyu mugabo yemezaga abantu ko ingurube ari itungo rigira isuku kandi ryiza. Nyamara tuzabona ko mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 22 hatubwira ko ingurube ishobora kuhagirwa igasubira mu byondo. Ibi byerekana ko umuntu ashobora kuboneka inyuma ko ari umuntu mwiza, akaba ndetse yaba n'umudiyakoni mu rusengero cyangwa abwiriza ubutumwa bwiza mu rusengero, ariko mu by'ukuri akiri ingurube, kandi amaherezo akazanasubira mu kiraro aho yavuye. Ariko umwana afatanyije kamere na se, kandi amaherezo umwana aratinda agasubira mu rugo. Inshuti yanjye, iyo jye nawe duhindutse abana b'Imana tugira kamere y'Imana. Mbese wumva ibi atari byiza cyane? Dushobora kumva Imana iyo ivugiye mu ijambo ryayo, hanyuma umwuka w'Imana akaduhishurira iryo jambo. Petero ntiyagarukiye aho ngaho gusa, ahubwo umurongo ukurikiyeho yakomeje agira ati ibyo aba ari byo. Njyewe numva nari kubwira Simoni Petero ngo niki muri iyi si wakongera ku masezerano y'umwami Yesu Kristo no kugufatanya kamere y'Imana? Ntekereza ko Simoni Petero ashobora kunsubiza ngo nibyo, ariko iyo ugeze aho hose burya uba umeze nk'aho utangiye, kuko hariho ikiruta agakiza. Birashoboka ko watangazwa no kumva ko hariho ikiruta agakiza. Ngira ngo uribuka ko Pawulo yabwiye Timoteyo ko ibyanditswe bibasha kumumenyesha ubwenge bwo kumuzanira agakiza. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 ku murongo wa 15. None se ko Timoteyo yari asanzwe akijijwe, iki Pawulo yari hamubwira hano? Mu bisanzwe agakiza gatondaguye mu bihe bitatu.
agakiza gatondaguye mu gihe cyashize, aho ushobora kuvuga ngo narakijijwe. Gatondaguye kandi mu gihe cya none, aho ushobora kuvuga ngo ndakizwa. Nanone kandi agakiza gatondaguye mu gihe kizaza, aho ushobora kuvuga ngo nzakizwa. Muri Yohana wa mbere ibice 3:2 haravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Uyu munsi ntabwo meze nk'umwami Yesu Kristo, ntabwo ndagera ku kigero cye, ariko ndi mu rugendo rwerekeza kugera ku kigero cya Yesu Kristo. Noneho rero tubona Petero atangira kutubwira ibyerekeranye no gukura k'umukristo. Iyo umuntu amaze kuvuka, ntabwo aguma mu kigoma avuga ngo da ngo abe yabivuga ubuzima bwe bwose, ahubwo hagera igihe agakura, ntabe akiga kuvuga, ahubwo akamenya kuvuga neza. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana. Muvandimwe wakomeje kuntega amatwi, turiho dusoza, ndagira ngo ubwire ko Yesu Kristo yakoze umurimo mwiza, kuko yemeye kuza mu isi, arapfa, arazuka, kugira ngo abo mu isi bose bamwizere, nawe abaho ubugingo budashira. Kumenya no kumwizera bituma duhinduka abana b'Imana, kandi nyuma yo kuba abana b'Imana dufatanya n'Imana kamere yayo. Reka dusenge. Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwinshi wadukunze, kugeza aho udupfira kugira ngo duhinduke abana b'Imana, ngo ndetse tubone ubugingo bw'iteka ryose. Turasabira benshi bataramenya kandi batarasobanukirwa n'igikorwa gikomeye wakoze, kugira ngo baguhindukire, bakwizere, bakire impano y'ubugingo wabahaye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka nzakubwira uburyo abizera dukwiye kwera imbuto z'umwuka wera, kuko zidufasha kugira ubwishingizi bw'agakiza kacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.